Yesu ashimwe bene data. Reka mbasuhuze mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amazina nitwa Mukanama Odesi, Mutware ni Kayinamura Emmanuel. Ndashima Imana kubw'uyu mwanya. Itorero na Apostles and Prophets of Christ Jesus. Umushumba ni Pastor Mudahunga Evariste. Ndashima Imana rero kubw'uyu mwanya. Ndumva ngerageje kwivuga bihagije. Igisigaye no kureba ijambo ry'Imana kuko cyane cyane niryo riduteranyije hano. Niryo riduha ubuzima, niryo ryaturemye, niryo rikomeza kuturema uko rishaka kugeza tubaye abantu Imana yishimira, kugeza igihe nanone tuzagerera ku kigero gikwiriye ubwo ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko tuzaba dushyitse ko twashirwa uwaduhamagaye. Uyu mwanya rero w'ijambo ry'Imana tugiye kuba tuganira ku ijambo rivuga umwihariko w'abana b'Imana ku bantu b'Imana. Umwihariko w'abana b'Imana, ubwo no kuvuga ngo hari abantu b'Imana ariko hari n'umwihariko w'abandi bantu bitwa abana b'Imana. Imana yaremye umuntu imukunze, imwishimiye. Ijambo ritubwira neza ko yamushyize mu ngobyi uko yabishakaga ko azamera. Imana yabikoze gutyo, ikumva izakomezanya ubumwe n'uwo muntu kugeza ku rwego yumva nyine yari yabikoze kandi yumva ibyishimiye. Ariko igihe kigeze umuntu amaze gucumura, abantu baba babi, bigeze ubwo abantu bose n'ubundi ni abantu b'Imana kuko Imana yabaremye bavuye ku muntu Imana yaremye. Nuvuga ngo abantu bose baremwe n'Imana, ni abantu b'Imana, iranabakunda. Ndetse niyo mpamvu buri munsi habaho kuburirwa, habaho guhumurizwa, habaho kubwirwa ngo ndabakunda, ndabashaka. Ariko hari undi mwihariko w'abana b'Imana. Bene data, ndagira ngo ibi bintu nitubivuga buri muntu wese ajya avuga ngo ariko jewe ndi mu ruhe rwego, ese ndi mu bantu b'Imana, mfite umwihariko wo kuba ndi umwana w'Imana. Umwihariko wo kuba umwana w'Imana ni ikintu gikomeye cyane, gikomeye udafite icyo wagereranya. Umuntu aba umwana w'umuntu ukomeye, akumva arakomeye, akubahwa, agakundwa, ukabona hageze hose arubahwa. Ariko bene data, reka mbabwire, umwihariko wo kuba umwana w'Imana ni ikintu gitangaje, utagura amafaranga, udafite ukundi kuntu wakigereranya, kuko ni ikintu cyiza kandi kirimo ubugingo. Si no kuvuga ngo izina gusa, ahubwo abana b'Imana bafite ubugingo. Yesu ashimwe. Haleluya, Yesu ashimwe. Reka dusome mu Itangiriro. Reka dusome mu Kuva. Turareba kuva igice cya 11 umurongo wa 4. Kuva, umusomyi mwiza yadusomera Kuva 11 umurongo wa 4. Mose aravuga ati, Uwiteka aravuga ati, nko mu gicuku nzanyura hagati muri Egiputa, abana b'imfura bose bo mu gihugu cy'Egiputa bapfe, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'umuja w'umusyi, kandi n'uburiza bwose bw'amatungo buzapfa. Hazaba umuborogo mwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose utigeze kubaho, kandi ntihazongera kubaho nk'uwo. Ariko mu Bisirayeli nta n'umwe imbwa izamokera. Ugeze ku wa 7 urekeraho. Mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo mumenye ko Uwiteka yatandukanije Abanyegiputa n'Abisirayeli. Yesu aguha umugisha. Yesu ashimwe. Igihe kimwe cyabayeho yuko Abisirayeli Imana ibagirira neza bakisanga ari ubwoko bw'Imana, ari nabo bitwaga abana b'Imana. Abandi twari abanyamahanga turi mu mana zacu, dufite ibindi bintu
turimo. Ariko icyo gihe abantu bamwe ntago bamenyaga ngo Abisirayeli ni abana b'Imana. Iyo baza kubimenya bari kubyitondera kugira ngo batababoneraho ishyano. Nabo bari abantu b'Imana, aba banyegiputa bari abantu b'Imana, Imana yaremye. Ariko Abisirayeli bari bafite umwihariko wo kuba ari abana b'Imana, ari ubwoko bw'Imana, ishyanga ryatoranijwe. Yesu ashimwe. Igihe kigeze Imana itumye Mose kugira ngo abakureyo, birashoboka cyangwa se ni nako ijambo ry'Imana ribivuga. Mose yaburiye kenshi Farawo, aramubwira ati tugiye gukorera Imana yacu. Iyo Farawo abimenya yari kuvuga ati natwe dufite imana zacu, birashoboka ko aba nabo bafite imana yabo, akabubahira icyo, akavuga ati nimugende muyitambire. Ariko ntiyamenye Imana yabo iyo ariyo, ntiyamenye abo baribo. Igihe kigeze Imana yo mu ijuru itangiye kugaragaza yuko ishaka kubabohora no kubakura mu buretwa. Igihe kigeze Farawo ari kenshi yanangiye yanze kubarekura, atuma Mose aramubwira ngo genda umubwire ko ubwo yanze kurekura umwana wanjye w'imfura nanjye nzica umwana we w'imfura. Ariko ahangaha twatangire gusoma haravuga ngo Abisirayeli uburiza bwawo imfura bose barapfuye, ngo ariko mu abanyegiputa imfura uburiza bw'amatungo byarapfuye. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo iki? Riravuga ngo Abisirayeli nta n'imbwa yabamukeye. Haleluya, Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Duhe Imana yacu icyubahiro, tuvuga ngo Mana uhabwe icyubahiro kuko Imana ni nziza. Ngo nta n'imbwa yabamukeye, uretse no kuvuga ngo umwana wabo arapfa, uretse no kuvuga ngo inka biramera bitya n'amatungo, nta n'imbwa yabamukeye. Murumva umudendezo w'abana b'Imana? Yesu ashimwe. Umudendezo w'abana b'Imana, umudendezo wo kuba umwana w'Imana ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gihambaye, ni ikintu udafite ikintu wakigereranya nacyo. Ahangaha Abisirayeli abanyegiputa babibeshyeho barabayoberwa, bumva bamaze kubarekura bagiye, ngira ngo nibwo bavuze batari ko bano bantu, uretse ko n'ubundi imitima yanangiye bagasa n'abakurikiye, ariko bari abana b'Imana, bari ubwoko bw'Imana. Yesu ashimwe. Reka twongere dusome muri Yohana 17 umurongo wa 4. Yohana 17 umurongo wa 4. Yohana 17 umurongo wa 4. Nakubahishije mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Nanone Data, imbere yawe unyubahirishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Abo wampaye mu isi mbamenyeshe izina ryawe, bari ababura bampa, none dore bitondeye ijambo ryawe. None bamenye yuko ibyo wampaye byose byaturutse kuri wowe, kuko amagambo wampaye nayabahaye nabo bakayemera, bakamenya by'ukuri ko naturutse kuri wowe, bakizera kandi ko ari wowe wantumye. Komeza ugere ku 11. Ndabasabira, sinsabira bisi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe, ni ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirishijwe muri bo. Jye sinkiri mu isi, ariko bo bari mu isi, naho jye ndaza kuri wowe. Data wera, ubarindire mu izina ryawe wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Yesu aguha umugisha. Umuntu ashatse yakomeza akanahasoma, ariko hari ijambo rivuze ngo sinsabira abangaba gusa, ahubwo ndasabira n'abandi. Data abo wampaye, reka mbabwire, mu isi harimo abantu benshi, mu isi harimo amoko menshi, ariko harimo ubwoko bw'Imana. Haleluya. Mu isi harimo abana b'abantu, mu isi ariko harimo n'abana b'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro, kubera yuko hari igihe kimwe nisanze cyangwa wisanze wavuye muri rusange, ahubwo wabaye umwana w'Imana. Ijambo riravuze ngo Data abo wampaye. Yesu ashimwe. Ndetse hari irindi rivuga ngo sinsabira aba bonyine. Reka mbabwire urukundo Imana yacu. Ndabasabira, sinsabira bisi, ahubwo ndasabira abo wampaye kuko ari abawe.
hari no hepfo aho bavuga ngo sinsabira abagusa ahubwo n'abandi bazizezwa n'ijambo ryabo kuko ni ijambo ry'Imana ariko yari imaze kubaho ubutwari bwo kwamamaza iryo jambo. Mbivuze ngo turi mu isengesho Yesu yadusengeye nubwo nubakidusabira. Haleluya. Ntabwo twirwanaho ubwacu ahubwo dufite umuntu turwanaho. Yesu aturwanaho, yaturwanyeho, aracyaturwanaho, azakomeza naturwaneho. Kubera yuko turi mu rukundo rw'Imana, kubera umwami wacu Yesu wemeye kudupfira, wemeye kutwitangira, wemeye kudutabara, wemeye kudukura mu buretwa bubi buteye ubwoba. Yesu ashimwe. Bene data, uburetwa bubi buteye ubwoba mvuga ni uburetwa bwo kuba umuntu yaratwazwa igitugu na Satani, akaguteza ubwibone, akaguteza ubusinzi, akaguteza ubusambanyi, akaguteza ibintu byinshi bitandukanye, kenshi wenda utanabishaka wifuza no kubivamo, ariko ukisanga hari igitugu bigutwaza. Twari tuboshye, twari imbohe. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro kubera ko Yesu yemeye kutwitangira, yemeye kuduha umwihariko utandukanye. Birashoboka wenda yuko ubwisi yari maze kuba mu cyaha, yari korama twese, ntazagire n'uzavuka icyo gihe cy'umubabaro, wenda nano icyo gihe akaba yaragendeyemo, n'ikindi gihe abantu bacumuye bakaba barapfuye bose, ariko Imana ihimbazwe kubera ko yashyizeho ibihe byo gucungura umwana w'umuntu. Yesu akemera kuducungura, tukaba dutegereje ubugingo bukomeye cyane buhoraho iteka ryose. Haleluya. Yesu ashimwe. Reka twongere dusome icyanditswe kiri muri Matayo 28 umurongo wa 5. Matayo 28 umurongo wa 5. Reka dusome Matayo 28 umurongo wa 5. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nkuko yavuze, nimuze murebe aho umwami yari aryamye. Mugende vuba mubwira abigishwa be yuko. Ndagira ngo wemere kunsubiriramo neza uwo murongo 28 umurongo wa 5. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nkuko yavuze, nimuze murebe aho umwami yari aryamye. Yesu aguha umugisha. Aha hantu cyane cyane cyo nashatse kugaragaza cy'umwihariko, umwihariko wo kuba umwana w'Imana. Abantu baravuze bati Yesu akwiriye kubambwa kubera yuko bari bafite ibyo bakimbiranyeho n'Imana. Niko navuga, Imana nta makimbirane igira, ahubwo abantu nibo bikimbiranye ubwabo. Mu gihe bari batagishoboye kubaha Imana, mu gihe bari batagishoboye gukurikiza ijambo ry'Imana, kuko bari bafite n'amategeko, bazi ko na Mesiya azavuka, ariko avutse ntibamumenya. Ndetse uko yakomezaga gukura bakarushaho kugirana amakimbirane mu mitima yabo. Igihe kiragera baranamwica, igihe kiragera ajya mu mva. Baravuga bati noneho reka dushyireho n'abarinzi batazavuga yuko abigishwa babo bamwibye. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ariko umwami wacu ni mwiza. Haleluya. Yesu wacu arahambaye. Nta kintu cya Yesu ushobora gukingirana, nta kintu cy'Imana ushobora gukingirana. Wakingirana iby'abantu, wakingirana ibya Satani. Imana ari we yaguhaye ububasha, ariko ibya Yesu ntago bijya bikingirana, kuko Yesu niwe uri hejuru ya byose. Niwe nyiri bubasha, niwe waremye isi n'ijuru, niwe waremye abantu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo nta kintu na kimwe cyaremwe mu isi kitaremwe nawe. Ariko kutamenya, umuntu asa n'uwirwanya mu gihe tekereza ko ari harwana n'Imana. Wenda ashobora no kutavuga ngo ari hararwana n'Imana, akumva ari hararwana na wa muntu urimo Imana, ntamenye ko ari harwana n'Imana. Yesu ashimwe. Mwene data, hari ikintu kimwe mvuga ngo niba uzi ko uri umwana w'Imana, hagarara ushikame, wumve wizeye, ugira ibyo uvangura Imana yacu idashaka, ugira ibyo ukura mu mutima wawe, kugira ngo igihe nikigera nihagira n'ikiguhagurukira kizabe gihagurukiye Imana wizeye. Ikintu cyaguhagurukira kikagutsinda, abantu bahaguruka bakagutsinda, ariko uhagurukiwe afite Imana yo mu ijuru ahagaze neza, ntabwo ari we baba bahagurukiye, ahubwo baba bahagurukiye Imana imurimo. Igihe kigeze baravuga bati noneho yamva, mugende muyirinde. Ariko icyo nshatse kuvuga ngo marayika w'Imana yaramanutse, amanutse ngo abarinzi basa n'abapfuye.
bamaze gusa n'abapfuye. Haleluya. Bo bari bafite ubwoba, bo bari bahangayitse, kandi isi yari inafite ubwoba kubera yuko bari bamwishe. Bamwe baravuga bati mujye kumurinda. Umuntu ntago yarindisha ngo ababwira ati mugende muzana abarinzi adafite ubwoba. Ariko hari ikintu nshaka kuvuga ku mwihariko w'abana b'Imana. Haleluya. Abari baramenye ijambo ry'Imana, bari baramenye Yesu, abagendanye nawe, abanezeranywe nawe, ababonye bamaze kumushyira mu mva bakababara, ariko bagategereza iminsi 3 yavuze. Haleluya. Tujye dutegereza ijambo ry'Imana, tugendere ku murongo w'ijambo ry'Imana, tuzajya tumenya ngo iki gihe cyavuze iki. Yesu ashimwe. Igihe kigeze ngo abagore bafite ubwoba nabo bariho bashaka Yesu, marayika ngo arababwira ngo mwebweho. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kuvuga kuri iri jambo mwebweho. Ese njya ngira igihe cy'Imana imbwira ngo wehoho? Ese ugira umwanya wo kubwirwa ngo woweho? Utandukanye n'isi, utandukanye n'isi, utandukanye n'umwijima. Iyo ijambo rivuze ngo mwebweho, haba hari abandi basigaye batabibwiwe, batanabimenye. Haleluya. Reka twe kuba muri rusange, ahubwo tugira umwihariko. Haleluya. Ngo igihe kimwe Yesu yavugiraga mu migani, ngo ariko yamara kwicara abigishwa bakavuga ngo ariko ubundi wavugaga iki buriya? Yarangiza akababwira ngo, akabasobanurira. Tugira umwanya wo kumva tutashaka, tutifuza isi. Reka mbabwire, twe kwifuza isi, twe kwifuza ab'isi. Naho umuntu yasa naho akomeye afite ibintu, we kwifuza ibintu, we kwifuza abantu. Yesu ashimwe. Nezezwa nuko abo bantu bariho, nezezwa nuko wenda turi ku isi ariko twaramenye Yesu, nezezwa nuko mwene data niba atari yanakizwa ariko aracyariho, afite amahirwe yuko yanakizwa, ariko we kwifuza kumera nkawe. Haleluya. Kuko ntabwo uzi niba azanakizwa, ntabwo uzi niba yaranakijwe, niba azanasoza, ahubwo ifuze kuba umwana w'Imana ukwiriye. Haleluya. Ijambo ry'Imana atubwira ngo twifuze amata y'umwuka adukuze atugeze ku gakiza. Haleluya. Haleluya. Bene data Yesu araryoha. Haleluya. Bene data gukizwa kuraryoha. Haleluya. Bene data kubaho mu buzima ubwirwa ngo wehoho, ubibwirwa na Yesu, uvuga ngo mwebweho mwitinya, mwebweho nimujya hanaha, mwebweho nimuve muri ibi. Igihe kimwe Nowa yarabwiye ngo wehoho genda wibarize inkuge. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Turi muri Yesu, turi mu nkuge, ntabwo amazi yaturengera. Nowa yarabwiwe ngo wehoho genda ubazi inkuge, uhomeshe hibi, ushyiremo ibi. Turi muri iyi isi, reka mbabwire, isi irimo akaga kenshi ko kwirengagiza ijambo ry'Imana no kwirengagiza iby'Imana. Tudacunganywe n'abapasiteri ngo ducunganywe, ahubwo tukamenya ijambo twamenye, tukarikurikiza, tukaryubaha, tukamenya uwaduhamagaye uwo ari we, tukamenya ko atandukanye n'abakomeye bo mu isi. Haleluya. Tukamenya yuko atandukanye n'ibyo tubona mu isi. Harimo iterambere, harimo kubaka, harimo gukomera, harimo, ariko reka mbabwire, Yesu niba yabiguhaye bishimira Imana, umenye ukuntu bikiranukiramo. Ariko niba utaranabibona wihangayika. Haleluya. Byikuraza ijoro, ahubwo kora uko ushoboye, ibyo ushoboye unezezwe nabyo, ibyo Yesu aguhaye unyurwe nabyo, hanyuma utegereze kugaruka ku mwami wacu Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe. Reka soreze kuri iki gice cyo mu byahishuwe, ibice 5 umurongo wa 6. Reka dusome ibyahishuwe 5:6. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati y'abakuru umwana w'intama ahagaze asa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. 7. Araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso byifatanyije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Yesu aguha umugisha. Yesu ashimwe. Hano hari ijambo wenda tudakomeje, hari aho hejuru hagenda havuga uko habajijwe waza kwenda kiriya gitabo, abantu habura n'umwe, uwabibazwaga ngo ararira. Ariko hano cyane cyane icyo nshaka kugaragaza ni iki:
ni wa mwihariko natangiye mvuga w'abana b'Imana. Haleluya. Ijambo hano riravuze ngo hano ku murongo wenda kantangirire ku murongo wa 9, nuko baririmba indirimbo nshya bati ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose. Haleluya. Yesu ashimwe. Ibi ngibi byo kwenda iki gitabo ni igihe kizaza, ariko harimo ikintu kiriho kivugwa cyabaye, kuko watambwe. Haleluya. Ugacungurira. Yesu ashimwe. Hano hari ijambo rivuga ngo ukabahindura kuba abami n'abatambyi kandi bazima ku isi. Yesu ashimwe. Reka mbabwire ngo twari dupfuye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Ni ukuvuga ngo nubwo twagendaga ku isi, cyangwa nongere mvuge ngo ubwo umuntu aba atarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ubwo umuntu aba ataratura, ubwo umuntu aba atarizera Yesu ko ari inzira y'ukuri n'ubugingo, ngo amenye yuko hari ugucungurwa. Akenshi umuntu aba apfuye, ariko umuntu ntamenye ngo arapfuye. Unamubwiye ngo urapfuye mwarwana. Buriya nubwo abantu bakorera Satani, ariko ntibanamukunda. Yesu ashimwe. Ubwo iyo umuntu ngura umujura mwarwana kandi arabizi ko yiba. Ubwo iyo umuntu ngura umusambanyi ukamubwira ati wandayiwe, ni ibibazo mwarwana, ariko arabizi yuko ibyo bintu bimuriho. Yesu ashimwe. Aho kugira ngo rero umuntu akorera umwami atishimira, akwiriye guhinduka. Yesu ashimwe. Bene data dukwiye guhinduka tukareka ingeso z'uwo mwami tutishimira no kwitirirwa, kandi tubizi yuko dukora ingeso ze. Tukabireka tugahinduka kugira ngo Yesu aduhindure tube bazima mu isi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi bazima ku isi. Yesu ashimwe. Kandi bazima mu isi bivuze ngo Yesu yataduhindura twari kuba dupfuye kandi tugenda. Yesu ashimwe. Ndetse hari n'abandi bapfuye mu gihe abantu batizeye Yesu, mu gihe umuntu agikora ibyangwa n'Imana nubwo atemera yuko se ari Satani. Hari ijambo rivuga ngo abana b'Imana n'abana ba Satani haribo. Nubwo se ari Satani, iri jambo rikavuga ngo muri abaso Satani. Nubwo umuntu adashobora kwemera ngo Satani ni data, ariko ababizi yuko ibyo akora atari iby'Imana. Yesu ashimwe. Ariko hano hari ijambo rivuze ngo maze bya bizima babakuru bikubita hasi batangira kuramya, baravuga ngo ni wowe ukwiriye. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Baravuga ngo ni wowe ukwiriye kwenda igitabo. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Yesu ashimwe. Ni wowe ukwiriye. Reka mbabwire bene data, Yesu ni ukwiriye, arakwiriye. Nubwo ari we wamenye bya bimenyetso, nubwo ari wafashe cya gitabo cyangwa se bizanabaho, ariko hari ibyo yakoze byo gucungura. Iyo ataza kwemera ngo yisiga ubusa ave muri cya cyubahiro cyo yararimo cyo kwitwa yuko cyangwa se cyo kuba ari we muremyi wa byose, iyo atemera ngo ace bugufi aze abyarwe n'umugore nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, yisiga ubusa, yambare igisuzuguriro, akubitwe, atukwe, iyo ataza kubyemera ngo agere no mu gihe cyo gupfa, hari ijambo rivuga ngo ibitangaza byabaye Yesu amaze gupfa, amaze gutanga. Haleluya. Ngo umwenda ukingiriza hera watabutsemo, ngo ibituro by'abera birakinguka, abera batanye. Ni ukuvuga ngo abari baboshwe Yesu yabohoye abari ku isi, abohora n'abari bapfuye. Yesu ashimwe. Yabohoye abari ku isi bagenda, arangije abohora n'abandi bapfuye batari bamubona. Ngo ibituro by'abera birasaduka, abera batangira kubonekera abantu ngo mu murwa. Yesu ashimwe. Iyo atemera kugira ngo yisige ubusa, iyo atemera kubabara atyo, ntabwo yari kuzabasha no kuba ari we utambuka, abandi bose habuze n'umwe. Haleluya. Aratambuka nk'intwari, ni imfura yo kuzuka. Haleluya. Haleluya. Ngo aratambuka yenda cya gitabo. Barangije aravuga ngo ni wowe ukwiriye. Haleluya. Ntabwo Yesu azavuga ngo urakwiriye nta gitambo watanze. Yesu ashimwe. Niba utaremeye kugira ibyo urandura bya bindi by'abantu b'isi bakunda, ngo wemere kubirandura, wemere kwegera Imana, wemere kugira ibyo usiga Yesu yanga, ntabwo uzigera utinyuka guhagarara imbere y'Imana. Ntabwo Imana izigera ikwirata ngo ivuge ngo warakoze. Haleluya. Iryo shimwe nturitegereze. Ntitugategereze ibyo tutakoreye bene data. Haleluya. Niba utekereza yuko hari umunsi Imana izakwirata, Yesu azavuga ati nubwo banyambitse ikamba ry'amahwa, nubwo nababaye, ariko dore abavuye muri bya bise. Haleluya. Ntutegereze iryo shimwe mu gihe nta kintu watanze.
mu gihe utafashe ibyawe wangaga. Hari ijambo rivuga ngo guhomba iby'isi. Yesu ashimwe. Amen. Kubwa Kristo. Reka tugire ibyo duhomba, reka tugire ibyo twanga, reka tugire ibyo turandura, reka tugire ibyo dutanga. Haleluya. Kugira ngo umunsi umwe Yesu azatwirate imbere ya se. Haleluya. Natwe tunezerwe twishime nkuko ijambo ryavuze ngo urakwiriye, ni wowe ukwiriye kwakira iki gitabo, ni wowe ukwiriye kumena ibimenyetso, kubera yuko hari icyo yari yarakoze cyo kwemera kwisiga ubusa kugira ngo aducungure. N'icyo gihe ni wowe wari ukwiriye. Haleluya. N'icyo gihe ni uzaba ukwiriye gutambuka abandi bose babuze. Natwe reka duhagarare uko bikwiriye, tugira ibyo twanga, usiga ubusambanyi, we gushukwa n'ibitagira umumaro, we kujya mu bitagira umumaro, ahubwo twemere kugira ngo twisiga ubusa natwe. Twisiga ubusa natwe, tugira ibyo twanga. Kwisiga ubusa mvuga ni ukureka ibibi, twarangiza tukemera kwambikwa umwambaro wera, ari wo mwambaro wo gukiranuka. Reka mvuge ngo Yesu abaho umugisha, dusenge dushimira Imana kubw'ijambo ryayo. Turagushimye Data wera, ndagushimye ko waducunguye, ndagushimye Mwami ko dutegereje ibyiringiro watwiringije yuko aho uri ariho tuzaba. Turagushimye, nkweretse urubyiruko, nkweretse abadamu, nkweretse abagabo, nkweretse abana, ibishuko by'isi reka bye kubahuma amaso, reka bye kuduhuma amaso ngo bidukingirize aho tujya, ahubwo dukomeze dutumbira aho twiringizwa. Turagushimye Mwuka wera, komeza kubana natwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Shimwa Data, uhabwe icyubahiro. Amen. Amen.